Hello friends, uyu munsi rero ku bashuti banje twari twatangiranye urugendo rwo gufungura YouTube channel, nje kukwereka ya settings nagupromisinze, ya settings ushobora gusetinga nyuma yuko ufunguye channel, hanyuma iyo channel yawe ikaba ibaye channel noneho yemewe kandi channel ikomeye. Sasa ntabwo ibyacu dutinda, gusa nyabuna mukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo natwe duterwe imbaraga namwe. None twebwe tuzaba tubahereza amasomo y'ubuntu, timuzaza mukande na subscribe, mukande subscribe ni ukuri nyabuna. Noneho reka dukomeze. Iyo umaze gufungura YouTube channel yawe, wamaze kuyifungura, dore settings z'ingenzi ugomba gukurikizaho igihe umaze gufungura YouTube channel. Ni settings ngiye kukwereka, urebe iyi video neza witonze. Nawe ushobora kuba ufite channel wafunguye kera, wenda hari izo ushobora kuba utarasetinze, ariko ndagira ngo nkubwire ngo izi settings ngiye kukwereka ni ingenzi cyane cyane, wongereho ngo cyane. So turaza dukoresha iyi Chrome, wandikemo YouTube hano bisanzwe, yaje hejuru home YouTube, ukandemo bahita bakuzanira YouTube isanzwe. Noneho wowe ikintu uri bukore, uraza kuri aka kantu k'umutuku kareba nko hejuru hano, ukoreho, ujye aha handitse ngo desktop site, ukandeho. Izi imeze nk'iyo muri computer, nk'iyo muri machine. Ni izi settings ngiye kwereka nyabuna ugomba kuba uri tayari. Harimo ama keywords n'utuntu twinshi, kuverifyinga nimero yawe. Hanyuma dore urabona ko wahageze kuri YouTube web. Iyi ngiyi imeze nk'iyo muri mashini, neza 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 neza, ntawe wabitandukanyiriza. Sasa urasa ntuzuminzemo, muranyihangana ndwaye n'utugiripe, ndwaye n'utugiripe, ariko nta kibazo, nitwombuza kubafasha abantu twari twatangiranye. Reka mbereke kabisa, tugendane urugendo ku rundi paka YouTube zanyu zibaye monetize, ndahari ku bwanyu. Noneho ku muntu wari wafunguye YouTube channel, uraza hano, wamara ukaza kuri Creator Studio, wamara ugakandamo, bahita bakujyana kuri YouTube Studio. Hanyuma urabona ko bahise bakujyana kuri YouTube Studio web. Hano nanone ibimeze neza neza nk'iyo muri computer. Noneho hano iyo uhageze, uraza ugakanda hano, ugasa nk'uzuminzemo, ukagarura mu ruhande rw'ibumoso kugira ngo ubone ka kantu ka settings. Dore ngaka mu nguni y'ibumoso hasi hejuru y'akantu karimo akabazo. Ndizera ntashidikanya ko mwese mwakabonye. Ukoraho, ndakuzanira aka gatablo, ukaza munsi hano ha kabiri. Ubwo turi kuri settings number 1, ukaza kuri channel. Hano kuri channel, ariko nyabuna ni ukuri tutarakomeza, nimukande subscribe, nimukande subscribe pe, nimukande subscribe kuri iyi channel. Ni ukuri muze mumenya ko ku isi nta bintu by'ubuntu, tuza kubafasha, natwe ari izo dushaka, nta zindi. Nawe kandi uhaye ureba iyi video, nta kindi ushaka, nizo. None urazima nawe uzazihabwa. Kanda subscribe, akaboko gatanze nako kakira, ibyo mugomba kubimenya. Hanyuma hano turaza kuri aka gatablo ka mbere, hano handitsemo country, uraza guhitamo, ni uguhitamo igihugu hano. Noneho urabona ko wowe nta kintu cya kirimo, nta gihugu cya kirimo, gusa uraza ugahitamo. Mwese ndabakangurira guhitamo United States cyangwa Kingdom. Niho
niho kabisa usanga ari izingiro rya bose, nawe ukandemo cyangwa se ushyiremo ikindi gihugu ushaka, gusa ushyizemo United States byaba byiza cyangwa United Kingdom byaba byiza kurushaho. Iyo ni setting number 1 turiho. Hanyuma keyword, hari abantu batazi keywords akamaro kayo. Akamaro ka keywords, urabona wenda ndi hano ndimo ndasacinga video ijyanye no kuvuga wenda ivuga ku buryo umuntu wenda akora umusatsi. Iyo ngewe ndi hano, wowe warakoreye video Nyamagabe, warakoze keywords zirimo ibijyanye n'ibyo ukora. Urugero wenda ndashaka kureba uburyo basuka penso, wabishyizemo hano muri keywords, wabyanditsemo uri iyo Nyamagabe aho ngaho uri. Umumaro wa keywords ni ukugira ngo ngewe hano nsacinge video, kubera ko wowe washizeho keywords. Iyo nsacinze video ijyanye n'ibyo ukora, none akarusho waranabishyize hano muri keywords, uza uri uwa mbere, uza mu ba mbere nkakubona uri uwa mbere kabisa. Noneho uraza aha ngaha, niba wenda urugero urashaka kwigisha abantu gusuka penso, uraza ugakanda ukandikamo wenda uko wasuka amarasita, amarasita, kambishyire mu kinyarwanda sha, kera sinzi ukuntu baza bandika izo za rasita. Mbishize mu kinyarwanda, ukamukanda hano kuri enter, ubwo savinze. Noneho ugashyiraho ubwo ndi kuvuga wenda ukora video zijyanye no gusuka. Waje hano kuri keywords, urimo urashyiramo kugira ngo umuntu uzasacingire uburyo basuka amarasita uzaza uri uwa mbere. Kuri title yawe biba biriho, n'aha muri keywords iyo birimo, video zawe iyo umuntu asacinze ziza mu za mbere kabisa, kuko keywords iri mu kintu gipromotinga video, mu kintu gituma video ziba popular cyane zikarebwa. Noneho ubwo wenda keyword number 2 ukaza ugashyiramo uko basuka direde cyangwa se ibidodo. Nabyo nzambona abantu babishira ku mitwe yabo, ibidodo. Suko noneho wamara ukemeza ugakanda kuri enter, nako none ukora twinshi tujyanye na video zawe ukora. Ubwo niba wenda ushyira izo gucuranga piano, uzuza wandika keyword ijyanye n'izo video zawe. Niba ukora izo kweditinga wenda ama video, uzukora izo ngizo. Niba wigisha abantu uko bakoresha wenda imashini wenda idoda, ukora izo ngizo, uko wadoda iki, uko wagira gute. Niba wenda ushyira izo gutwara imodoka, uko watwara, mbese ibintu nk'ibyo. Hano ushyiraho amagambo ajyanye na video na content ukora. Twashoje hano savinga nako. Ubwo nabigishaga uburyo washyiramo igihugu, noneho hasi mbigisha uburyo washyiraho keywords. Ama keywords ni uku bayakora. N'igihugu ni kuriya. Jya usanga hari abantu neza batazi gusettinga igihugu, ugasanga yiberaho gusa, kandi uba ugomba gushaka igihugu kirimo YouTube partner program, kuko hari ibihugu YouTube itajya ikorana nabyo nk'ibihugu byacu nk'u Rwanda. Reka ariko uraza ugasettingamo nka United States, ubusetinze neza cyane. Noneho ariko twabaye turekeye aho ngaho, ibi ntibihagije. Muri video y'ubutaha mukore subscribe, nzaze mbigisha uburyo ushobora no kugira
n'uburyo ushobora kuza ugasetinga izindi settings like gushyiraho amataga, description ni aha, title ni aha, hose iyo washyize muri iyi YouTube studio, nawe nk'umuntu wize ushobora no kumenya gusetinga utundi tuntu. Hano nko gushyiraho title, ariko title uko uploadinze niyo yazagiza, ariko kuri description naho nuko, taga naho nuko. Noneho aho ruzingiye ubutaha nzaza mbereka hano turi advanced settings. Niho tuzakomereza kuri video z'ubutaha, nzaza nkwereka uburyo noneho ushobora gusetinga utu tuntu twose turi aha. Noneho ninsoza nzaza nanone mushyira hano muri channel hano ha kabiri, nzakuzana hano ariko naka mukajyane. Uraza hano, urabona ko bakwereka ngo do you want to set your channel as made for kids, barakubaza. Noneho ikintu ukora, ntagiye muri detail nyinshi, uraza hano ha kabiri ngo no, said this channel is not made for kids. I never upload content that's made for kids. Ariko nza mvuga urwongereza nuko uruzungu. Noneho hano naka ngaka urabona ko kajyanye, uragatahanye. Nzaza nkwereka utu tuntu twose. Nanze ko video iba ndende cyane, mukore subscribe. Nzaza nkomereza aha ngaha, wowe uri kumwe nanjye nzaza nkwereka n'aha ngaha uburyo ushobora gusetinga kuverifyinga nimero. Urabona hano verify phone number. Nzaza nkwereka utuntu twinshi, kora subscribe tujyane neza. Nanze ko video iba ndende cyane, gusa ndizera nashidikanya ko ukeneye kumenya byinshi kuri YouTube, kandi ndahari, ni njye wa mbere, ndahari kugusobanura byose. None comment umumaro wazo muze mutubarizamo, mutubaze ngo wakoze ibi ntubikora neza, kora na gutya, byose muze mutubaza. Noneho igitangaza, hari abantu baza bareba video ikarinda irangira ntibavuze, ntibakoze subscribe na like, noneho bakigendera gusa. Tuzomenya gute ko turi kumwe n'abantu? Mukore subscribe nyabona, nukuri mukore subscribe, siko kwiza. So bye, ndabakunda. Turi kumwe muri video z'ubutaha, nzaza nkwereka n'utundi tuntu ushobora gusetinga, hanyuma channel yawe ikagira igikundiro, channel yawe ikarebwa. Mukore subscribe. Turi kumwe, ndabakunda. Naho ubutaha, ciao ciao.